Reka nongere mbahe ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Uyu munsi tugiye kubagezaho ubuhamya bwagiye bwubaka benshi. Ntakabuza ko nawe bushobora kukugirira akamaro. Nibugufasha bukagukoraho ukumva bwakubaka n'abandi, nawe udufashe kubusangiza abo bose, hanyuma dukomeze kubaka imitima y'abantu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buhamya bwa Alphonsine wanyuze mu buzima bugoranye, aho yari yaratwaye umugabo w'abandi bikajya birara bituma ashikagurika mu mutima kubera amasengesho y'umugore yari yaratwariye umugabo. Ikaze ku Ibendera TV. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube, ikuzanira ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaze kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview, ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV, maze ukora subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Uyu mukobwa yitwa Alphonsine, atangira ubuhamya atugezaho agira ati: nitwa Alphonsine, mfite imyaka 28. Mu myaka yashize nkiri umukobwa nari mwiza, abahungu benshi banyirukagaho banyinginga ngo tubane ariko nka ababenga. Nyuma naje kumenyana n'umusore ndamukunda cyane, ansaba ko twabana, ndabyemera ariko mubwira ko tugomba kubanza gukora ubukwe. Ntago we ariko yabifashe, ahubwo yahise ambwira ko gukora ubukwe atari byo byihutirwa, ko ahubwo twabanza tugashaka amafaranga atukubaka inzu nziza, noneho tukazakora ubukwe dutaha mu nzu yacu. Icyo gitekerezo numvisha ari cyiza, noneho kurikije ukuntu namubonaga yitonda, acisha make, anyubaha kandi mbona ari umusore wubakitse, nahise mbyemera, turishingira, tubyarana abana 2. Uyu musore yarankundaga, akantetesha, akampahira, akamabura kimwe cyose. Nari mbayeho neza, nta kintu na kimwe nifuzaga ngo nkibure. Ubuzima twabayemo bwari ubuzima bw'umunezero. Umugabo wanjye yakoreraga amafaranga menshi, noneho mu rwego rwo kurushaho gushaka amafaranga ngo twubake inzu twiyemeje, nafashe icyemezo cyo kwaka umugabo wanjye igishoro, nangira ubucuruzi bw'ibiribwa, no kuvuga ibirayi, ibitoki n'ibindi byose. Ngitangira gucuruza byaragendaga, hahandi nashoboraga kurangura ibyo naranguye byose bigahita abishira. Urumva ko ari nako inyungu yabaga ari nyinshi. Gusa uko iminsi igenda isimburana niko ibintu byaje guhinduka, kuko haciyeho iminsi natangiye kubura abakiriya, ibyo naranguye bikabora, nyamara abo duturanye bo bagacuruza bikababana bike, ariko nge ntihagire umpahira. Byari ibintu bibabaje ndetse bituma ntangira kwibaza byinshi. Ubwo mbonye ibitagenda, nahamagaye umupasiteri duturanye kugira ngo ansengere ubucuruzi bwanjye, ndebe ko bwakongera bukagenda. Pasiteri yaraje, twicara aho nacururizaga, turasenga, maze arambwira ngo Imana imubwiye ko impamvu ubucuruzi bwanjye butakigenda ngo nta mugisha ngira nuko natwaye umugabo w'abandi. Ni inkuru nawe utahita wumva, ndetse no kuyakira byagorana, kuko nanjye nahise mubwira nabi cyane nti niba uzanywe no kunsenyera urugo, nsohokera muri depo ugende. Muri ako kanya pasiteri yambwiye amagambo akomeye, ngira ngo nawe niba uri kutwumva uyatekerezeho kabiri,
maze nawe akubake. Ubwo yarambwiye ngo urugo rwawe sindusenye kuko n'ubundi ntirwigeze rwubakika. Byarambabaje cyane, ndamutuka musohora aho nakoreraga ndetse muteza abantu mwita umutekamutwe ugenda asenya ingo kugira ngo yigarurire abagore b'abandi. Byari bigoye kandi bikomereye ubuzima bwanjye. Nyuma y'ibyo nakomeje gucuruza mpomba, ngacuruza mpomba, ari nako amafaranga agenda akendera, nkibaza ibyo ari byo bikanyobera. Ntabwo byaciriye aho kuko n'abana bacu batangiye kurwaragurika cyane, nabajyana kwa muganga bakabura indwara. Natangiye kujya ndyama nkabura ibitotsi nijoro, nkashikagurika cyane, mbura amahoro mu bintu byose. Umugabo wanjye ntabwo yari yarigeze ambwira aho avuka ndetse nta mwene wabo n'umwe nari nzi. Nahoraga amubwira ngo azanjyane gusura iwabo, akambwira ko atari ngombwa kandi nanjye numvaga kuba twibaniye neza dukundana ubwabyo bihagije. Naje kugira amakenga, antangira kubaririza iwabo w'umugabo wanjye. Ngira amahirwe nza kumenya umwe mu bantu bari inshuti ze andangira iwabo. Nagiye mfite gahunda yo kujya kureba ababyeyi be ngo ndebe ubuzima babayemo niba hari icyo nabafasha. Naragiye ingezeyo mbabwira uwo ndi we, bakibyumva barantuka cyane ngo ninjye wasenye urugo rw'umuhungu wabo, ariko sinasobanukirwa ibyo bari bari kumbwira. Bahise bajya kunyereka, nsanga koko umugabo wanjye yari afite umugore w'isezerano iwabo mu cyaro, babyaranye abana 6, yarabataye yizira i Kigali, ari naho twamenyaniye. Uwo mugore w'isezerano yari umunyamasengesho cyane. Iyo nararaga nshikagurika yabaga yaraye ku musozi arimo asenga yinginga Imana ngo imugarurire umugabo we. Nasanze abo bana be babayeho mu buzima bubi cyane bikabije, inzara yarabishe, bambaye ubusa, bamwe barabaye mayibobo. Mbese byari bikomeye cyane, byarandenze mbura icyo gukora, mbura icyo kuvuga, ndataha. Ngeze mu rugo mpita njya gushaka umupasiteri musaba imbabazi, mubwira byose ndetse musaba inama z'icyo nakora. Pasiteri yarambwiye ati nta kindi wakora uretse kureka umugabo w'abandi, kuko buri uko bari abana baburaye bakarara barira kandi mwe mwariye mukabimena, ayo marira yabo yose Imana iyakugerekaho. Uriya mugore buruko asenze amarira ye Imana irayabona ikakubaraho amakosa. Rero nta mugisha uzigera ugira igihe cyose ibi kimeze kuri ye. Ubwo nari kubuye ndataha. Umugabo wanjye naramukundaga cyane ku buryo numvaga ntashobora kubaho ntamufite, ariko nshingiye ko yari afite undi mugore basezeranye, banabyaranye abana, numvishe ko umugabo atari uwanjye ahubwo nibye umugabo w'abandi, kandi ko urukundo rwacu rwubakiye ku kinyoma. Nyuma yo kubitekerezaho nafashe umwanzuro utoroshye wo kureka umugabo wanjye asubira mu rugo rwe, ndetse ubu abanye neza n'umugore we nanjye. Nyuma yaho ubucuruzi bwanjye bwarongeye burazanzamuka ndetse ubu bwateye imbere. Imana yampaye umugisha, ubu mu bacuruzi bakomeye bagemura ibiribwa muri Kigali nanjye ndimo. Abana banjye babayeho neza kandi nizeye ko Imana yumvishe amasengesho y'uriya mubyeyi ikanamugarurira umugabo we, nanjye izampa umugisha. Ubuhamya bw'uyu mubyeyi Alphonsine abusoza agira inama abantu yo kujya abitekerezaho, aho agira ati bugiye mu buzima nubona ibyo ukora byose byanga, ukabona nta mugisha ugira, ujye witekerezaho urebe ko nta ruhare waba ubifitemo, kuko buriya Imana yumva amasengesho
y'abababaye n'imfubyi n'abapfakazi ndetse ireba amarira yabo ikabahorera. N'ubuhamya bw'umubyeyi witwa Alphonsine twakurikiraga ku Ibendera TV. Niba nawe wumva ubuhamya bugufashije, turakwinginga tugusaba ngo ubusangize abandi. Turakwibutsa kandi gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nubikora gutyo Imana iguhe umugisha. Nitwa na Cretine Hirushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane mwe mubana natwe muri inshuti zakadasohoka. Imana ibagirire neza. Ubuhamya ku Ibendera TV nawe utaha.